bashimangira neza cyane ko uwo bita Thomas Tuchel ari we rwose bazize watumye batagera kuri kimwe cya kabiri batagera kuri finale y'igikombe cy'isi. Uwo bita na Gary Neville yaravuze ngo England will never have a better chance to reach a final than that. Wango Ubwongereza nta handi hantu buzongera kubona amahirwe yo kugera ku mukino wa nyuma byoroshye nk'ubu ngubu. Urumva aravuga ngo they were 5 minutes plus stoppage time away from the final. Avuga bati bari basigaje iminota 5 gushyira imate nyongera kugira ngo bagere ku mukino wa nyuma. Yego. Ati they got too narrow and too deep. It was very similar to the Euros final against Italy. It's about mentality and belief for England and a bit of quality to keep the ball. Basha kugaragaza ko byari biboroheye cyane kugera ku mukino wa nyuma nkuko byari biboroheye bwo batsindwa n'Umutaliyani ku mukino wa nyuma wa Euro. Urumva bavuga bati rero nta mpinduka n'undi zabaye mu kipe y'igihugu uko byari bimeze muri Euro ni nako byari bimeze mu gikombe cy'isi. Yego. Ati I can't believe how many times I've seen this from England in a tournament. Ntabwo rwose na kibuka inshuro zose maze kubona Ubwongereza muri ubu buryo mu marushanwa tina kimwe. Reka minyuremo nihuta. Wita Roy Keane ati Argentina made the most of the momentum. They showed a lot of quality in the end. The best team won. Kuri Roy Keane aravuga ko Argentina rwose yagaragaje nyine kwitwara neza mu bihe by'umukino birangira nyine ikipe nziza ariyo itsinze. Reka rero ngaruka kuri uyu mpanditi bita Jamie O'Hara ati sack him. Yabaye umukinnyi O'Hara, Jamie O'Hara akiri muri Tottenham amutipe ujya kumera nk'umwirabura gutya wari mugufi. Jamie O'Hara ni umuzungu oya ni umumeti asa wagira ngo ajya gusa n'abametuku ndamwibuka gutya Jamie O'Hara Jamie muri Tottenham yakiriye reka ndebe muri Tottenham nebyo zabiri muri Tottenham ksera aho ngaho mbali maneza nebyo zabiri 5 nebyo 2-5 ko ni umuzungu wera rwose yakinaga hagati mu kibuga. Iwe yavuze ngo sack him. There has to be an inquest into the decision he made, one of the worst I've ever seen. Avuga ati mwirukane nta mpamvu n'imwe ati niyo performance mbi nabonye ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mateka muziki nyarwanda. Ati that decision he made was worse than any decision Southgate made. Ati kiriya cyemezo yafashe ubwo wenda avuga ku by'imisimburize nicyo cyemezo kibi cyafashwe mu mateka. Ati na Southgate ntabwo yageze afata icyemezo nka kibi. We brought him in to get the job done, to get over the line. Twamuzaniye kugira ngo ajya asoza nyine ibintu tugere ku mafinale turatwara ibikombe. Yego. Kuko nibyo byari byarananiye Southgate ubona nicyo ashaka kuvuga ko yagera kuri finale agakubita. Yego. We had 12% possession after the goal. Ibaza yuko nyuma yo gutsinda igitego twagize possession ya 12%. Ati uwakwiye kwirukanwa rwose. Alan Shearer aravuga ati England had 6 defenders on the pitch. He played his hand and wanted to hang on. Hanging on versus Norway and Mexico. They perhaps don't have the quality. England had 6 defenders on the pitch. Ibaza ko Ubwongereza bwari bafite abadefenseri 6 mu kibuga. He played his hand and wanted to hang on. Ni nko kuvuga ngo bigira icyizere baravuga ati ntacyo mugume gutyo urumva. Aravuga ati hanging on versus Norway and Mexico. Urumva they perhaps don't have the quality Argentina. Nubundi match ni twari twazirangije kuri Mexique na Norvège ariko wenda izo kipe nago zari zifite abakinnyi wenda barangiza umukino nkuko Argentina yo bafite nyine karite mu bakinnyi. The ability on ball and to punish. Ubushobozi bw'abakinnyi no kuguhana nyine ku makosa uri plus their attitude. Kongeraho nyine na attitude inyifato bagira nyine muri ibyo bihe nyine baba batsinzwe ariko bashaka kugaruka muri match. He played his cards very early in the hope to that he could hang on and it backfired. Yabanje gusa n'ukina amakarita ya ngombwa hanyuma aza kuvuga ngo reka nse n'uwugarira atekereza ko biza kumugezayo birangira bidakunze. Those decisions are the ones which can make such as difference.
ibyo byemezo rero yafashe nibyo biba bigomba gukora ikinyuranye mu minota reka dusoreze kuri Wayne Rooney. ya nyuma We have to be honest. dukwiye kwibwiza ukuri The decisions Thomas Tuchel made have cost England. ibyemezo Tuchel yafashe byatumye ubwongereza busezererwa. If you are an attacking player on that pitch niba harimo abakinnyi basatira muri icyo kibuga and you go 1-0 up and you see the chance none ugasanga urumwe uri gusatira and you see Watsinze kimwe ku busa. and you see the chance which the managers making, you losing belief. noneho ukabona muri imbere kimwe ku busa ariko ukabona uburyo umutoza ari gusimbuza uhita utakaza icyizere cyo kongera gusatira. There is only so many times you can get away with it. Donc ni inshuro nyine inshuro nyinshi nibwo bishobora nyine kubahira. Donc bishobora kubahira gakeya. Then you start thinking, oh no, we are going to sit back for this long. tangira gutekereza iyo ukina usatira uti oh mana yanjye ubu tugiye gukina twugarira uyu mwanya ungana gutya wose. How are we going to get through this? ubu ni gute tuza kuva muri ibi bibazo Ibyo nibyo babibaza rero. umukino Abo ngabo ni benshi. byase ngo arabeshya. Ni benshi ba Joe Hart bavuze n'abandi. Hanyuma iyi mpamvu nari mvuze ngo aka kantu tukagarukeho ni abongereza abapanditi nibacira ka Rutega Thomas Tuchel. Ariko Tuchel nawe hari ahantu yanara abajomba aravuga ati DNA mufite y'abongereza gutindana umupira ntayo mufite, ntabwo muri nka Argentine ni muri nka Espagne nta nubwo muri nka Brazil. Avuga ati muri DNA yanyu ntayo bibamo. ahubwo ngiye mbona Tuchel ntabwo arasobanukirwa neza imikinire y'abongereza nubwo wenda yahatuje kuko abongereza nubwo ashobora kuvuga ngo ntabwo baposesinga cyane ariko nanone kudefanda kwabo ntabwo ari nka kuriya. Dufata urugero wenda iyo Bournemouth yakinnye na Man City. Bournemouth izari ikipe iciriritse underdog imbere ya Manchester City itagomba kuvuga ngo turaza kwiyara umupira cyangwa se tuyatake cyane, ariko uzarebe uburyo bayidefandamo cyane cyane bamaze kubona igitego ntabwo ari nka buriya bwo gusettinga back bwo ku Fabregas nawe bivuze neza bwo gukora bwo ku inviting pressure ngo you invite pressure ariko umva ijambo ryiza rugaje you invite pressure uvuga ngo wowe uhikaze igitutu uvuga ngo rero abongereza uburyo bakina n'amakipe yabo cyane cyane amakipe mato yari gukina amakipe manini ntabwo ahikaze kira gitutu muri bura buryo kuko baravuga bati dushaka wenda kugira abakinnyi bakina basa naho badefanda ariko akaba afite udukinnyi nka dutatu ku mpande abo ba junior group n'abandi bagiye batandukanye uvuga ngo igihe tuza kubona baro kubera ko ikipe turi gukinira dusatire cyane yari nyama espace dushaka guta turenza iyo mipira tukareba twabona igitego cya kabiri niyo bakoze ama counter attack nk'abiri nubwo batagitsinda ariko ikipe iri kubataka rugaju itinyamo iravuga iti ntabwo tunya kuzamuka uryo twese reka tuye twireserve ariko ubona no uburyo yabikoze we yarigiye yicara inyuma aravuga ati muze munyatake nanjye niteguye kuba defend none ya kipe iri kumwataka iva yose kuri yavuga ati nta threat nimwe dufite yo kuza kudutsinda bivuze ngo rero uburyo yapuritse imidefendere y'abongereza cyangwa se n'uburyo bakina ntekereza ko bitandukanye nuko abongereza bakina abongereza nubwo badahanahana imipira cyane ariko nano ntabwo ari abakinnyi biteguye kudefenda cyane ntabwo bifitemo izo DNA zo kudefenda cyane wenda nk'abataliyani n'andi makipe agiye atandukanye higati strong mu buryo butatu yibe nkunganiye uburyo bwa mbere byonyine uhereye kuri iryo jambo avuze kwizigira ngo abongereza ngo ntabwo muri DNA yanyu mufite abakinnyi basatira cyangwa bagumana umupira. Abongereza baravuga bati ujya kuzana kwansa ugasiga Trent ntabwo ari umukinnyi ushobora gukina asora umupira kandi akina kabiri. Baravuga ati uhitamo gusiga umukinnyi witwa Cole Palmer, uhitamo gusiga umuwinga nka Jack Grealish babandi twita touchline wingers ugutwarira ku ruhande, uhitamo gusiga abakinnyi nk'aba Phil Foden ukajya kuzana abakinnyi bose bahuriye ku kita rusange cya physicality. Ibaza ko Tuchel yahamagaye aba defenseur benshi kurusha abakinnyi basatira cyane kikwereka nyine approach yuko we yumva umupira uko we yabishakaga nuko yari abigambiriye. Baravuga bati iyo kipe uri kuvuga ngo ntikina umupira ni wewe wayihamagaye uko nguko nyine ku buryo idakina umupira ku buryo abaramplasa bawe nabo rufite bashoboraga gukina umupira nkaba Eze wanze kubashyiramo nkaba Bukayo wanze kubashyiramo ukarundamo abadefenseri gusa. Icyo ni icyambere ubona bavuga nango mu guhamagara kwawe nubundi abo bakinnyi bafite izo quality zo gorodinga umupira ntabo waza notama izina rigaruko Axel ni Cole Palmer. Abantu baravuga bati ibintu byose byari kwirengagizwa ariko bagaruka ku bakinnyi babiri. Ni gute umukinnyi nka Jordan Henderson yaje mu ikipe ugasiga Cole Palmer
niba rubizi yuko wafashe decision zo kugura zo kuzana plutôt abakinnyi barimo Declan Rice par mérite, Kobe Mainoo par mérite, uyu mwana Elliot Anderson par mérite, ukaba ubizi ko uyu mwana wo muri Man City yakina hagati uyu nguyu O'Reilly wamuzanye, ukaba ubizi ko ufite Jude Bellingham yanakina 8 buriya si 10 gusa, wazanye ba Eze kuki utihaye Morgan Rodgers, ufite ba Morgan Rodgers cyangwa no kugira mu kugira equipe iri balance Axel na Kwizigira. Ni muri profiling niho handi equipe buri yipfira cyane. No kuvuga ngo ifite abakinnyi bakina ibintu bisa gutya cyangwa afite qualité zimeze gutya, ariko hari abantu bafite umwihariko mu mikinire yabo itandukanye n'iy'abandi. Aho niho Kolepama abo wa numero 10 utandukanye n'abandi bose. Umeze gute? Wa wundi ufite capacity yo gufata umupira agacenga umuntu umwe agacenga babiri akanilokinga space agatanga iyo pass, baba bakubrotse agashotera inyuma, ari amashote Enzo yateraga niyo Kolepama ari kumwa mu minota ya nyuma, ukagera wa mukinnyi ushaka kugutera umupira w'umuterekano. Ibyo nibyo Kolepama ashaka kuguhereza kuko yeze kukimutsindira kuri finale ya Euro bakina na Espagne, niwe yatsindiye hanze ya box. Aho rero niyo muri profiling kuvuga ngo aba bantu ko bakina gutya, uyu nashaka ko afite qualité zitandukanye n'izabo ku buryo twamuzana nk'umuntu uduha ibindi abandi bantu bataduha. Aho niho ahantu bavuga ati you got it wrong. Ni naho bavuga kuri Trent bakavuga bati nk'ubu ngubu igihe kigenda rya Reece James mu gihe cy'imvune, niba uvuze ngo nkeneye umukinnyi ushobora gusohora umupira, ntabwo yaba abana bagiye babona amakarita atukura bakwanze. Aho hantu niho uvuga ngo Trent par experience afite ukuntu azi coverapinga, ukuntu ushobora kuba yako-invertinga akaza muri mediane avuye kuri kabiri, ni ukudomena possession. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi wiha abakinnyi avuga ngo nimba mu bakinnyi bafite physicality nkabona umukinnyi uri kunyempoza kuza kugira abakinnyi bampereza imikinire irimo kuba bashobora gusohora umupira neza natwe tugapossessinga, ibyo avuga ngo nafite DNA nukuri yari abafite. Reka ngo pangire equipe nawe tujyane mu eBay. Reka tuvuge udafite Reece James nubwo nemera ko ari kabiri mwiza mu Bwongereza, ufite 20 kuri kabiri, ukaba ufite kuri gatatu wenda Jed Spence yahashiraga, ukaba ufite na banza Orange rwose yaranakiga neza, ufite 20 kabiri O'Reilly kuri gatatu, ufite umutima wa defense wenda urimo Stones na Gay, ufite Declan Rice na Anderson Elliot, ufite Jude Bellingham, sibyo? Uruhande rumwe uhafite Kolepama kuko Kolepama ashobora no gukina ku ruhande, urundi ruhande ufite Anthony Gordon uri kwatakisha Harry Kane. Mu misimburize yawe umve wa muntu uvuga ngo nagafite ngibisubizo by'abakinnyi, ufite Bukayo, ufite Morgan Rodgers. Tuvuge Jude byanze Morgan Rodgers araza mu 10, tuvuge wenda Kolepama byanze Bukayo Saka arafata urwo ruhande. Iyo kipe ni gute bambwa kitakina umupira? Abo bakinnyi bya bindi twita ababola, abo bakinnyi ntibasohora umupira neza. Sorry gato wamwandirije Southgate yagakwiriye kwirukanwa. Wowe uhagaze he? Yagakwiriye kwirukanwa cyangwa bibamugumane nyine bakomeze barwane? Urebye uyu muvandimwe Tuchel ntago abasesenguzi baravuga ibyabo, ababivuga nabo barabivuga kubera santima, kuko abenshi urabona na ancien joueur na aba veteran na aba legends b'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Yego babaye abakinnyi bakomeye n'amanalize bakora barayakora nk'abantu nyine bakinye umupira kandi ukumva ari nayo, ariko ngira ngo boss wa Thomas Tuchel n'ubundi ni FA, ni Federation y'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Uyu muvandimwe afite kontra izamugeza muri 2028 Euro irangiye. Abakunzi b'ikipe y'igihugu y'Abongereza basubize icyo bita mirwe mu isaho, kuko rwose Tuchel kugenda simbibona hafi, ahubwo uko azitwara muri Euro na retouch azakora kuri squad, kuko aba Bongereza bo banakomeje bagera kure. Baravuga bati bamwe mu bakinnyi atahamagaye agomba kubifashisha muri Euro, bagiye bavuga amazina, banakoze nyine liste y'abakiri, bakoze liste yose bavuga abo bifuza. Of course bavuzemo Pickford, bavuga Dean Henderson, bavuga witwa James Trafford, nibyo urumva karakana ko muri Man City. Yego hazamo Reece James,
hazamo Trent Alexander-Arnold, yego hazamo umuvandimwe witwa Tino Livramento, yego bazanyemo Miles Lewis Kelly, yego bazanye witwa Lewis Hall, yego kariya kana ko muri Newcastle gakina gatatu yego, nakabona bazana Gehi Ezri Konsa na Jerry Kwanza, bazanamo Levi Colwill, urumva, bazanamo Rice, Elliot Anderson, Alex Scott n'uwitwa Adam Ratton. Adam Wharton Adam Ratton wa Crystal Palace ni umwe muri Bournemouth watsinze Arsenal. hanyuma bavugamo Jude, Cole Palmer, Morgan Gibbs White, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Saka, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Harry Kane na Liam Delap. 2028 baravuga ati ikipe murero urumva baravuga ati ikipe murero kuko bo barageze kure baravuga bati hano harimo n'amazina y'abantu bari kugenda bakuru yego bazaba bari gukina ero bwa nyuma kandi nyuma ya ero ikipe izakomeza kubaho niyo mpamvu rero bagenda bashyiramo aya mazina y'abana bakiri batoya kugira ngo bazaba barakuze ibyo byo bavuga nibyo na basketball icyo mvuga kwizigira kandi nemeranya n'ibyo abongereza bari kuvuga n'ubwo yindi icyo gihe hari abazaba barashaje abazaba baravunitse hari abazaba batari muri form hari ikize ko bazaba bafite ikipe n'ubundi nziza erega imyaka 2 si myinshi n'umwaka utaha gusa uri bucemo bagahita bagaruka mu wundi ntabwo ari myinshi ni se zimwe bagiye gukina izayikurikira nisozwa nibwo bazajya muri ero kandi bazakira ero izabera mu Bwongereza rero mu Bwongereza muri UK muri UK yabaye nk'ubi FA yabikuyeho rwose intuza ikintu kimeze navuga nk'igihuha cyari kiri hari ko yagenda FA yari prononced avuga atoya dufite amasezerano ageze 28 azadufasha muri ero niko gahunda zizaba zimeze ntacyo bitwaye yerekereza ko yakoresha ero agakuramo amasomo iki gikombe cy'isi agakuramo amasomo yasunika ikipe ye muri ero kuko uko bigaragara birasaba kubanza guhindura iyo approach ariko ni byiza ko atsindwa kugira ngo nanone aboneho amakosa yaraye mu buryo bw'imihamagarire mu buryo yumvamo imikinire ibintu nk'ibyo ariko ikindi cyiza wenda cyo kwishimira ku Bwongereza nuko mu makipe menshi ari muri ero bo Spain France ize eshatu nyine n'ubundi nizo zigifite groupe y'abakinnyi bato ubona ko n'ubundi mu myaka 2 zaba zigifite kuri varisation baba bari mu rugo bafite ubushobozi bwo kwa bagira icyo bakora ubwo Tuchel amaze gutoza match 21 ni nayo mpamvu kumwirukana bigoye muri izo match 21 yatsinzemo match 16 anganyamo match 2 atsindwe 3 urumva rero ntabwo birapfa cyane uretse ko nyine basezera mu gikombe cy'isi ariko se ni ubwo bwa mbere yaratoje ntabwo biragira kure cyakora wenda muri ero aramutse yitwaye nabi yahita agenda kandi kwitwara ni kutayitwara niyo yagira final agatsindwa azahita agenda kuko na Southgate niko yagiye arumva ni ero rero niyo yo kumupimiraho aratubwiye ati abatoza ba nyuma ya ntuza bari benshi ati match tarabona ari umutoza umwe ariko match irangiye habonetse abatoza barenga 1000 ati mwese muri abatoza niko bigenda mu yigorore cyo cy'umupira w'amaguru ariko nanone ari n'umuntu wanyandikiye kuri Instagram anavuga ikintu rwose numva kiramaking sense aravuga ati atuyaza kuba yadefanze akabikora mwari kuba muvuga ngo ati Tuchel aradukonfirmye yagaragaje yuko yazi kujera umukino ati remplacement yakoze zari sawa ati kandi nabwo iyo ataza gushyiramo aba defenseur bakamutsinda akomeje kwataka mwari buze ko bamuvuga ngo ariko Tuchel ngubu ngo abeka Argentine ikomeye mu minota ya nyuma uko cyatonyemo aba defenseur ngo ayi bloque ngo bari nabo barivanga anyway hari ikintu mugomba kumenya match niyo mpamvu kwisesengura mbere ari gukora amakosa kandi akazi kacu twebwe no gusesengura ibyabaye no kuvuga ngo niyo mpamvu umutoza bakubwira abanyaburayi bana batoza kwakira blame y'ibyo wafashe y'ibyemezo bitakunze cyane ubwo nyine ni ugomba nyine kubibazwa kuko nayo wafashe decision ariko no uretse no kuvuga ngo nuko match yari yarangiye ibere ni icyemezo kigayitse gutinya ufite abakinnyi nk'abo ufite ukagira possession 12 buriya urashobora wenda kutarivariza access ngo wenda ukomeze kubataka cyane ariko at least ukazajya unyuzamo ntabwo wasitinga back iminota 20 nta kintu propose nko gusatira ngo baro yose barayifataga Ubwongereza bagahita bayisubiza Argentine nta n'umuntu atabayimaranye none se ubwo urumva ari uri gutaka